Nongeye kuguha ikaze muri iyi video tujye kurebera hamwe uko wahanga page ya Facebook. Muri video yabanje navuze itandukaniro riri hagati ya page ya Facebook na Facebook Professional Mode. Tuza kureba ko Facebook Professional Mode na handi ufata profile yawe ya account yawe ya Facebook isanzwe ukaba wayishyira muri Professional Mode, ukabasha kuba abafriend bawe baba aba followers akazajyaho n'abandi, ukabasha gukora content mbese ukazayimonetiza iyo Facebook yawe mu gihe uri mu gihugu cyemera iyo monetization. Page ya Facebook yo rero, page ya Facebook yo ibitandukanye na Facebook Professional Mode kuko yo wifashisha profile yawe ya Facebook cyangwa se account yawe mu guhanga page ya Facebook. Ukaba wenda ufite nk'iduka, organisation se, ugakora page bitandukanye biri separe. Ikiza cya page rero kuruta Professional Mode nuko ikiza igira aba manager benshi. Ushaka gushyira aba manager benshi, aba editor, aba admin ku buryo bashobora gukoraho ibikorwa bitandukanye, ari ugupostinga, ari ugusiba se ibintu udashaka cyangwa se ibintu mwashyizeho n'ibindi, gusubiza sama message bitewe n'icyo buri wese washyizeho, uwo wahaye uburenganzira cyangwa se umuntu washyizeho bitewe n'ubushobozi bw'ibyo yakora kuri page wakoze. Ubwo ni ukuvuga ngo rero ikiza niba ushaka gukora kugira ibintu ukora kuri Facebook ukazajya upostinga wenda wiringiye kuzayibyaza umusaruro, nakugira inama yo guhanga page ya Facebook, nibwo byakubera byiza, nibwo byakorohera. Reka turebe rero uburyo twahanga page ya Facebook. Uzaza mu bushakiro wandikemo Facebook. Ndi gukoresha computer ariko nawe yaba kuri telefone wabikora bigakunda. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu bisanzwe. Uzakora login rero ujye kuri Facebook yawe. Numara kugera kuri Facebook yawe uzaza ujya hano hasa no mu nguni iburyo hano handitse menu, ukandeho. Numara gukandaho uzaza ahantu hasi handitse ngo page, naho ukandeho. Numara gukandaho uzaza hano mu nguni ibumoso hari ahantu handitse ngo create a page. Uzaza ushyiremo izina rya page, uko page ushaka kuyita. Uzashyiramo amazina rero. Numara gushyiramo amazina hano uzashyiramo category. Kategori ya page yawe uzajya wandikamo hano. Niwandikamo baguha ibintu bitandukanye nyine bitewe n'ibintu uri kwandika. N'urugero ndi gushyiramo wenda reka nshyiremo computer shop, tuvuge ko mfite iduka rya computer, cyangwa se wenda nshobora no gushyiramo personal, wenda personal coach, biterwa byose n'icyo wiyemeje cyangwa se icyo igamije. Urabona hari n'ahandi harimo za nursery n'ibindi bitandukanye. Reka wenda nshyiremo computer shop. Ubwo nawe uzashyiramo icyo ushaka bitewe n'icyo page yawe igamije. Hano hepfo ushobora gushyiramo bio, ni ukuvuga ngo uba ugiye kubwira abantu icyo page yawe ya Facebook igamije. Ushobora kubishyiramo cyangwa se ukabyihorera kuko bari kukubwira ko ari optional. Ushobora kubishyiramo rero cyangwa ukabyihorera, ariko byaba byiza wenda ubishyizemo kugira ngo abantu bazajya bagera kuri page yawe babashe no gusobanukirwa icyo page yawe igamije. Nubirangiza rero uzahita ujya hano handitse ngo create page, ubundi utegereze. Numara gutegereza bazakuzanira ibintu bitandukanye. N'ubundi hano washyiramo
website uyishyiremo niba uyifite, ku buryo abantu bajya bakirikaho bakagera kuri website yawe. Phone number nayo ukayishyiraho ya business yawe cyangwa se ibindi ushaka ko nabwo abantu bagukontakita. Email ugashyiraho aderesi aho uherereye, umujyi n'ibindi bitandukanye. Hano hasi ushobora gushyiraho amasaha mukorera, nabyo bishobora kuba byafasha abantu basura page ya Facebook yawe. Niba ukora nka business urumva ko ako kagufasha. Iyo urangije rero ujya hano kuri next, warangiza ukaza kuri customize, handi ugiye gushyiramo ifoto noneho iranga page yawe, ugashyiraho na cover n'ibindi. Tuvuge nidushyiraho profile tuzakandaho, nidukandaho tuzajya muri computer yacu dushaka ifoto, niturangiza tuyishyireho, dutegereze ko iba upload ijyeho. Urabona ko yagiyeho hano naho ushobora gushyiraho cover. Ntayo mfite aka kanya, ariko wowe uzayishyiraho cyangwa se uyishyireho nyuma. Bivuze ko ushobora no kuyikora neza ugakoresha za Photoshop n'ayandi ma edit atandukanye, ukabasha kuba wadesigninga cover imeze neza iranga ibikorwa byawe, niba ari business cyangwa se n'ibindi page yawe yiyemeje, ukaza ukayaploadinga. Ni ukuvuga ngo iyo uyishyize hano naho ibasha kugaragara, kino gice ibasha kuba yagaragara. Hano naho ushobora rero gushyiraho add action button. Ni button nayo abasha kugaragara kuri page yawe. Umuntu ugeze kuri page yawe ushobora kuyishyiraho cyangwa se ukayihorera. Nurangiza uzajya kuri next rero, ubundi utegereze. Nko kugera kuri next barakuvuga ngo uconnect WhatsApp yawe na page. Ubwo no kuvuga ngo hano naho ushobora gushyiramo WhatsApp yawe, abantu bakajya kwandikira byoroshye cyangwa bakakontakita byoroshye binyuze kuri WhatsApp. Iyo birangije rero ukora kuri skip. Hano naho ushobora guhita utumira inshuti zawe ufite kuri Facebook zigakora like cyangwa se zigafollowinga page yawe. Hano naho ushobora gukora kuri invite, ubundi ukabemvita. Niturangiza turaza kuri next. Hano naho rero kuvuga ngo stay informed about your page. Hano naho ushobora kwemeza niba ushaka ko uzajya ubona notification zo kuri page yawe. Tuno tuntu rero ariyo wadufunga cyangwa ukadufungura, ariko ibyiza wenda wadufungura kugira ngo uzajya ubona ayo ma notification yose. Iyo urangije rero ukora kuri done. Mara gukora kuri done ubundi ugategereza. Wamara gutegereza ubu ni ukuvuga ngo page yacu yabaye created cyangwa se yamaze gukorwa. Nureba neza urabona ko nyine yamaze gukorwa. Bari kukwereka page health, uburyo page yawe imeze, kubwira ko rero iri fair. Nuvuga ngo uko postinga kagenda kazamuka bakakwereka page health ya page yawe ahantu ibigeze bitewe na engagement cyangwa se n'ibintu posting. Hano rero ku ruhande hari utuntu twinshi dutandukanye. Murabona hariho za dashboard, hano professional dashboard ushobora kureberamo ibintu bitandukanye, aho poste zawe zigera, amalike n'ibindi bitandukanye. Uko postinga ugenda ubibona, your page, audience n'ibindi bitandukanye. Hari yindi tool hano hepfo rero wenda twareba, iyo bita Meta Business Suite. Meta Business Suite nkuko wenda kuri YouTube tugira YouTube Studio, Facebook yahoranye nayo iyo bita Creator Tools, ariko iza kuvaho. Ubu byose babyimurira muri Meta Business Suite. Meta Business Suite rero ni nka tool imanaginga. Ushobora kumanaginga page ya Facebook cyangwa se na account ya Instagram, byose ubimanagingira muri Meta Business Suite. Meta Business Suite rero naho ureberamo ibintu bitandukanye nka insight, uko page yawe iba imeze. Hahandi nyine ureberamo
ibyo umaze kugeraho, ahantu uba ugeze, abagukurikira n'ibindi bitandukanye. Haba hakiritse ku malinki za ba followers, content interaction, reach n'ibindi bitandukanye. Wenda dukanze nk'hano kuri tools, all tools, ni ukuvuga ngo amaturu yose ari muri iyi Meta Business Suite ashobora kugufasha nyine ku managinga page ya Facebook yawe. Urabona ko harimo ibintu byinshi, harimo engage audience, manage, advertise, analyze and report. Hakaza n'ahandi handitse ngo sell, products and service. Niho turasangamo na monetization. Ngo monetization hano naho ureberamo ahantu page yawe ibigeze kuri monetization. Urabona rero hano hari monetization nyine ziri hano zitandukanye, hariyo bita in-stream ads na in-stream ads for live. In-stream ads ni ukuvuga ngo kuyikorera monetization isaba abantu 5,000 by'aba followers n'iminota 60,000 byarebye video zawe mu minsi 60 ishize, na video zawe 5 ziri active kuri page yawe. Hano naho kuri in-stream ads for live basaba aba followers 10,000, 600 by'iminota yakurebye mu minsi 60, hakaza byibura bakavuga ko nanone byibura n'iminota 60 yabashije kuba yareba live wakoze kuri Facebook yawe, kuri page yawe ya Facebook. Kandi bakavuga ko nanone ukagira video 5 ziri active kuri page yawe ya Facebook. At least free previous live video. Nanone byibuze hakaba hari na live 3 wabashije kuba wakora kuri page yawe ya Facebook. Ubu ni uburyo rero bwa monetization buba kuri page ya Facebook. No kuvuga ngo bitewe n'ahantu ugeze uzajya nyine ubireberemo hano, urebe koko niba eligibility ahigeze. Eligibility ni ukuvuga ngo rero akenshi bitewe n'ahantu tuba dutuye, monetization hari igihe iba idakunda. Ubigenza ute rero kugira ngo umonetize page yawe ufite ya Facebook, cyangwa se abantu bakora monetization gute ya page ya Facebook? Abantu bakoresha uburyo bwinshi, ariko uburyo nzi yenda buragoye, bukunda kugora n'abantu benshi. Iyo akenshi urugero bamwe abantu bakoresha kugira ngo monetize page yawe yarujuje ibisabwa, ni ukureba umuntu uri nk'Iburayi. Urugero urareba nyine niba icyo gihugu cyemerewe kuba abantu bamonetiza page za Facebook zabo, cyangwa se n'ahandi hantu hose wakora ubushakashatsi ukareba. Uwo muntu rero iyo umufite wizeye, umuhereza page yawe. Page yawe kuyimuhereza gute? Ni ukuvuga ngo uragenda muri page yawe ukamuha full access, muri control yayo ukamuha full access, ukaba wamugira admin, ukamuha full control ku buryo aba afite control ya page yawe yose. Icyakora ni iki rero? Icyakora no iyo umaje kumuha page yawe ya Facebook afite control yose, arabanza akagukuraho, akakwambura access kuri page yawe, agakora monetization. Yamara gukora monetization akongera akagushyira kuri page, ariko ntago aguha yongera ngo aguhe full control, ahubwo agusigira ibyo bita fad access, wenda nka editor n'ibindi bitandukanye, ku buryo uzajya ubasha gupostinga cyangwa se gupostinga n'ibindi biraho nyine bitandukanye, bakagusigira nk'ubushobozi bwo gupostinga n'ibindi. Aha rero no kwitonda, bisaba ngo ubone umuntu wizeye utazakurya page yawe, cyangwa se niba utamwizeye mubasha guhura mwagira n'amasezerano yanditse, ukavuga ati ndashaka ko nkorera monetization ya page yanjye ya Facebook, ariko wenda twandikirane kuyo nzajya ninjiza uzajya ufata izi pourcentage y'amafaranga ninjije, mukabasha kuba
mwakorana. Bivuze ko n'andi makampani yose acunga wenda nazo zirahaba zicunga amapaji ya Facebook, nayo mwagirana amasezerano kugira ngo hatazazamo ibibazo. Ubwo ni uburyo rero nzi abantu bakoresha bakaba bamonetiza paje zabo za Facebook. Ubwo rero muri iyi video nyine twareberaga hamwe uko wahanga paje ya Facebook ugatangira ukayikoresha. Ni ibintu biba byoroshye kubikora, ukabasha kuba watangira nawe ukayikoresha, ukajya upostinga amavideo. Hari abantu bagiye bambwira ngo paje zabo ngo zifite imibare yini, ugasanga wenda ifite 15,000, 20,000, ngo nese ngo ko paje yanjye ngo ifite ngo abantu benshi ngo nayikora monetization gute. Mujye izo content zazi ibyo bintu ugasanga nyine biyandikira amagambo gusa, basaba video. Rero biriya bintu mwandika mujye muhindura mu bikoremo amavideo kugira ngo muzuzuze ibisabwa mubashe kuba mwamonetiza paje zanyu za Facebook. Ubwo rero nibwo buryo mwakoresha. Ni ukuvuga ngo rero iyo uri kuri paje yawe ya Facebook, iyo ushaka gupostinga ni ibintu byoroshye. Ni ukuvuga ngo niba uri kuri paje yawe hano, uzaza hano umanuke, uze ukande hano kuri photo and video, ukande hano ugende ushake video warangije gukora, wandikamo hano titre cyangwa se ikintu ushyiraho caption y'ibintu ugiye gupostinga, ubundi ukomeze nyine upostinga. Ni ibintu bisanzwe nk'uko postinga kuri Facebook, nabyo ni ibintu byoroshye cyane. Ndakeka ko rero mwasobanukiwe uburyo bahanga paje ya Facebook ukaba watangira nawe ukayikoresha, ikakura ikazamuka, ukazaba wayikorera monetization. Nkwibutsa rero niba ugeze hano bwa mbere gukora subscribe, ugakora share, ukandika muri comment, ukadusangiza igitekerezo n'ibindi bitandukanye kugira ngo tujye tubana muri video za buri munsi ngutegurira.